Nshuti bavandimwe mudukurikiye, nshuti bavandimwe mudukurikira, muduha igihe cyanyu, twongeye kubashimira, twongeye kubasuhuza aho muri hose, muje murimo byose, tubifuriza ibihe byiza. Abo twatangiranye muribuka ko natangiye ibi biganiro mu mpera z'ukwezi kwa kane. Ndahamya ko hari umuntu umwe nzi watangiranye n'ikiganiro cya mbere akaba ageze ku kiganiro cy'uyu munsi. Ubwo sinzi niba hari n'abandi babashije kubikurikira, ubwo navuga ngo wenda hari aho byaba byarabakuye n'aho byaba byarabagejeje. Ubwo rero guhera muri uku kwezi kwa kane hari abo ijwi ry'Imana rindimo rihamanya nanjye, bityo bene abo ngabo nababwira ngo musabe imbaraga zo kumenya ukuri, kandi ukuri ntabwo ari ngewe kuvuga, ntabwo ari ngewe gukomokaho, gukomoka mu ijambo ry'Imana. Buri wese rero aharanire gukomeza gusoma iryo jambo ry'Imana. Hari abo twagiye dutandukana nabo kubera iki? Kuko byateye wenda byabateye kwibaza ibibazo bimwe na bimwe batajyaga bibaza, kandi burya dukunda kwigumira aho tumeretse neza, aho dushyushye. Ubwo uko biri kose ibi biganiro wenda byatumye bashobora kumenya ko hari ibintu byinshi bashobora kongera kwibaza biriya n'ukwemera cyangwa se biriya n'ibyo bahoramo. Ikitangaje rero ni uko abenshi muri twebwe duharanira kugwiza ibintu byaba ibyo ku mubiri cyangwa se ibyo mu bwenge, ariko twagera mu by'Imana tugashaka gufata gakeya cyangwa se tugafata agake gashoboka. Hari abandi bajugunye vuba na bwangu ibi biganiro. Kubera iki? Kubera ko ngo bafite ubwoba bwa antikristu waba undimo. Iyo ntambara nibatayirwana uyu munsi bazayirwana undi munsi, bashobora kuzayirwana bavuye hano kuba bahita barimbuka. Ibyo ngibyo kuko bagize ubunyane cyangwa se batashatse kumva. Hari abazava hano bajya guhangana n'abanyabinyoma babigize umwuga, kuko gupfa si ukuruhuka, gupfa no gukomeza ubuzima. Hari n'abazava hano bajya kwigana n'ababarusha imbaraga. Burya nta gahinda nko kwigana n'umuntu uzi ibyo yiga kukurusha, nk'uko hari n'abafite amahirwe yo kuzava hano bajya mu ijuru. Ibyo byose ni inzira turimo, ni inzira yacu, abana b'Imana se cyangwa abana ba shitani. Hari abandi bashobora kuba barajugunye ibiganiro bigitangira kubera ko bumva ko hari ubujiji bwinshi buri mu biganiro naba nkora naba ntanga. Abo nabo sinirengagiza ko hari aho Imana, hari abo kumva Imana bitera muzongera cyangwa se bitera n'ishozi, cyangwa se bakumva batamerewe neza kumva ijambo rivuga umuntu uvuga Imana. Burya rero umuntu yumva icyo akunda cyangwa se ahaguruswa n'ikimutuyemo. Ubwo bumve yuko hari ikibatuma batabyumva. Hari abatabyumva kubera ko baba bakeneye kumva umuntu aho kumva ikivuzwe. Hari abatabyumva kubera ko baba bakeneye kumva idini aho kumva ikivuzwe. Abo bose bihangane, igihe cyabo kizagera. Ariko by'umwihariko ndashima abameshe rumwe, ntibirirwe bata igihe ku buryo babonye ibiganiro byacu batabitaho igihe. Icyo gihe abo ngabo ndumva icyo mbashimira ni ikihe? Ni uko batishushanya, ahubwo bazi guhitamo aho kugira ngo bahagarare mu mayira abiri. Ariko nizere ko nab'igihe cyabo kizagera bakaza. Dusubize rero umutima impembero, kuko nta kintu cyinjira mu muntu Imana itabishatse. Ari uwumva ibiganiro, niba Imana itarabishatse ntibizinjira. Ari uwumva ibi biganiro atabikunze, uwo ntagire ubwoba, nta na kimwe kizamuyobya. Ikimenyimenyi ni ikihe? Ni uko hari abantu bajya mu rusengero bakaba bamazemo imyaka n'imyaka kandi nta kintu bahindutseho, nyamara mu rusengero bababwira buri cyumweru cyangwa se buri wa gatanu cyangwa se buri wa gatandatu. Ni uko uwo nguwo hari ibintu byinshi aba atarimenyaho,
Imana itaratuma yimenyaho, niyo mpamvu akomeza kuba nk'umwana cyangwa se n'abaje nyuma ye bakamucaho. Mu mpera rero z'ukwezi kwa kane ikiganiro cya mbere natangireho murakibuka, ni cya kindi cyitwa umunyemari arashaka kugura Bibiliya z'ikinyarwanda zakoreshejwe. Nuko icyo kiganiro cyitwaga. N'ubundi tuzaguma muri uwo mujyo, abafite Bibiliya z'ikinyarwanda badasoma, badafite icyo bazimaza cyangwa se ntacyo zibamariye, bashatse bazishyira ku isoko. Ntabwo rero intego ihinduka, muri uyu mwaka wa 2022 tuzakomeza twumve Bibiliya tuyisome tutitaye ku buryo bayidusomeye, ahubwo dusaba imbaraga z'ijuru ngo zituyobore. Uyu munsi rero reka ntangire ikiganiro, nagira ngo mbifurize nyine ibihe byiza. Uyu munsi ikiganiro ndatangira ku mugabo witwa Paulo Coelho. Mu gitabo cye cyitwa La Cinquième Montagne, ntabwo naje kumukorera publicité, ariko ubwo ndagira ngo mbavuge ko uyu mugabo yandika ibintu byiza ku bantu bakunda ibintu bijyanye no gutekereza mu by'iyobokamana cyangwa se by'umwuka, kandi n'ibitabo bitoya, n'ibitabo byoroshye gusoma, ubwo abishoboye bazamusoma. Hari aho avuga ku nkuru y'umuhanuzi Eliya, niho abivuga muri iki gitabo. Iyo usomye neza iki gitabo ubasha kumva neza umusozi cyangwa se imisozi, ariko ubasha no kumva iriya ntambara Eliya yatsindiye ku musozi wa Karumeli, aho yari yahuriye n'aba bandi bose bashakaga guhiga imana zabo, imana za Bayali. Uyu mugabo wenyine uvuga ku misozi, cyangwa se n'abandi benshi bakunda kwivugaho. Ubwo abakurikira ibyo mu Rwanda cyangwa se abakurikira ibica ku ma YouTube yo mu Rwanda, muzumva ko uyu munsi abapasiteri benshi badukanye ngo ngewe ngo ntabwo nkorera kuri uriya musozi, ngo ngakorera ku musozi ngo w'ubuhanuzi, ngo njye nkorera ku musozi wo kwigisha, ngo gukorera ku musozi w'itangazamakuru. Ubwo ntabwo nzi aho baba babikuye, kuko iyo batubwiye umusozi muri Bibiliya tugiye kureba icyo batubwira. Kera wenda nkisoma cyangwa se babinsomera, ngewe numvaga umusozi natekerezaga ikigeragezo, cyangwa se ngatekereza ko umuntu agomba gusohoka mu byo arimo kugira ngo abashe kumva ijwi ry'Imana. Ubwo ariko turaza kubibona uyu munsi. Mu minsi ishize twarebye umuriro, ubwo cyane ni ikiganiro cyitwa 15 AM, ubwo niko gitangira kugira ngo mugeze mubasha kubibona. Tureba ku izuba, ukwezi n'inyenyeri, icyo ni ikiganiro 17 AM. Reka uyu munsi noneho turebe ku misozi n'udusozi muri Bibiliya. Iyo umaze kumva ijambo icyo rivuga muri Bibiliya, icyo gihe wemerewe kugenda urikoresha ahantu hose, utitaye ku gitabo urimo kurisomamo, utitaye ku mutwe urimo kurisomamo, buri gihe uzasanga rivuga ikintu kimwe. Ubwo rero urugendo rw'uyu munsi tugiye gukora na Bibiliya, tugiye kureba ijambo umusozi. Bizatuma mwumva ahantu hose muzaba murisanga, kuko ryanditsemo inshuro nyinshi kugira ngo mubashe kumva icyo rivuga. Reka dore muri Zaburi 121. Iyi Zaburi ndayikunda cyane. Iyi Zaburi ifite imbaraga, n'ababishoboye bazajye bayisoma, kuko ifite aho igukura cyangwa se yagukura. Iyo Zaburi ku murongo wayo wa mbere agira amaso nyahanze impinga y'imisozi, mbese nzatabarwa n'uvuye hehe. Noneho ubwo wasoma mu Byahishuwe 6:16, ko baratubwira ngo bakabwira imisozi n'ibitare bati nimwarare hejuru yacu, muduhishe uruhanga rw'uwicaye ku ntebe y'ubwami na kure y'uburakari bwa ntama. Uyu wa mbere wo muri Zaburi arimo kwibaza umusozi uzamutabara uwo ari we. Murabyumva neza ko ntawe usenga umusozi, ntabwo umusozi usengwa. Ubwo rero ko umuririmbyi wa Zaburi hano arimo gusaba, arimo kureba imisozi cyangwa se amaso yayarebesheje mu misozi, nuko umusozi ushushanya Imana, umusozi ushushanya urukundo rw'Imana. Ahangaha kuvuga impinga y'umusozi, ahangaha ni ijuru rya mbere, ni ijuru ry'Imana.
ubwo rero umuntu urangamiye ijuru ry'Imana aba areba impinga y'umusozi tugendeye icyo na Zaburi irimo kutubwira. Naho mu bivuga mu kivugo hariya mu byahishuwe nuko noneho abatarangamiye Imana bo bafite imisozi yabo, ni ukuvuga ngo bafite uburyo bikunda, bafite icyo bita ikinyoma kibatunze, bafite ubukozi bw'ibo batunze. Abo ngabo noneho baba bifuza iki? Barifuza kubona imisozi yabo izikabagwaho ikabahisha. ni ukuvuga iki? Ibisa birasabirana, abeza barangamira Imana, ababi bakarangamira iki? Bakarangamira ubukozi bw'ibi bwabo, kubera ko bagomba kubwisanzuramo. Umwiza abana n'abeza, umubi akabana n'ababi. Nicyo hano bivuga, ariko ubwo ngubwo ari igihe tuzabigarukaho. Ubwo rero umusozi muri Bibiliya usobanura urukundo rw'Imana. Aha rero Zaburi ntidusaba rwose gusenga imisozi, nongeye mbisubiremo, nubwo kera cyangwa se n'ubu wenda hari n'abatekereza ko Imana ngiba mu misozi. Murabyibuka cya kiganiro Yesu agirana na wa mugore wari ugiye kuvoma amazi, avuga ati twebwe Imana yacu iba muri uriya musozi. Oya, igihe cyarageze ngo abantu bumve ko Imana ibatuyemo. Ariko umusozi turimo tuvuga muri Bibiliya, igihe cyose mubonye mujye mwumva gushushanya Imana cyangwa se urukundo rw'Imana. Nabo bari abavuzwe umusozi bifuza ko wabagwaho n'uwowe cyangwa se wabahisha, ni umusozi w'abantu bahanganye n'Imana. Abahanganye n'Imana n'abikunda, abahanganye n'Imana n'abanyakinyoma. Dukomeje kureba uyu musozi, reka turebe icyo Nahumu 2:1 kimwe na Izayi 52:7 babivugaho. Bivuga kimwe, bavuga ngo mbega ngo biraba byiza kurabuka mu mpinga y'imisozi, ibirenge by'intumwa izanye inkuru nziza. Ahangaha bavuze imisozi nanone, kuko ubwo hari umusozi n'udusozi, ariko ubwo bafata umusozi wo hejuru. Aha birumvikana ko uvuye mu musozi atigisha neza kurusha abandi, uvuye mu musozi ntabwo ari we uzana inkuru nziza kurusha abandi, ahubwo aha birashushanya iki? Birashushanya Yezu ugaragara mu mpinga y'imisozi cyangwa mu mpinga y'imisozi. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana, urukundo nyarukundo, Yezu ruje rutugana kugira ngo rutubwire iki? Ubutumwa bwiza buhe, ubutumwa bw'amahoro. Nta wundi uvugwa hano rero ni Yezu Kristo, ntabwo ari imisozi. Yezu ni wowe mwami w'amahoro, ni wowe wenyine utanga amahoro uko isi itayatanga. Ibyo ngibyo ni Yezu ubwe ubyivugira. Muri Izayi 40:3-4 ubona cyakomeza muri Bibiliya kugira ngo mujye kuko hari abantu bambwiye ngo ibintu ngo mbabwira mba nabipapiye. Oya, ni Bibiliya yanditse uko yanditse, ahubwo nicyo tubisoma nabi. Muri Izayi 40:3-4 baragira bati muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu h'amayaga, akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe. Aha ntago ndi butinde ku birebana n'umuhanda n'ibirebana n'amayaga, kuko ibi nabyo ni ikiganiro kizakorwa ukwacyo. Ntabwo nubwo ndi buvuge ku kabande kagomba gusibanganywa, kuko ibi nabyo bizaba ikiganiro ukwabyo. Ariko umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, ni ukuvuga ngo ukwishyira hejuru ni uriya musozi. Mu yandi magambo ubwibone, kuko ubwibone butandukanye n'urukundo. Akanunga nubwo no kuvuga agasozi gatoya, ni ubwibone butubuza gukunda mugenzi wacu. Umusozi wa mbere ni ubwibone butuma tutemera Imana cyangwa dupinga Imana. Akanunga ni iki? Ni ubwibone butuma dupinga cyangwa se twanga bagenzi bacu. Ubwo rero ahangaha nanone nibyo mpora mbabwira, ijambo ry'Imana ryanditse ku buryo rimwe na rimwe rivuga ikintu cyiza, ubundi rikavuga ikibi. Nta nubwo bitunguranye. Kubera iki? Kubera ko ikibi n'icyiza bihora birwana, ukuri n'ikinyoma bihora bihanganye. Ibyo ngibyo ndumva mubiziho. Ubwo rero mvuzeho gatoya imihanda mu mayaga, ni ukwakira inyigisho nzima. Ni nayo mpamvu tugomba gukuramo ibinyoma cyangwa se ibyo binogo, hagasigaramo inyigisho nzima kugira ngo inzira muri Bibiliya ni iki? Ni ukuri. Umusozi n'akanunga, montagne colline, nawe ugasobanura iki? Ugasobanura yuko tugomba kugabanya cyangwa se gukuraho burundu iriya misozi dusaba gukuraho. Ubwo bwibone bwacu butuma dupinga dusuzugura Imana, ubwo bwibone bwacu butuma dupinga cyangwa dusuzugura bagenzi bacu.
ubwo rero kugaruka ku Mana no kugaruka ku musozi, kugaruka kuri mugenzi wacu no kugaruka ku kanunga, kuko imisozi tubonye tuvuga ibyo bintu bibiri. Niba Imana rero iri hejuru y'umusozi, nuko iri hejuru y'ubwibone bwa buri wese, igomba kuba n'uri hejuru y'ubwibone bwanjye. Hejuru y'akanunga nuko ubwo ngubwo Imana ibasha kujya hejuru y'ubwibone butuma nsuzugura mugenzi wanjye. Niba mugenzi wacu ari ku musozi w'ubwibone, tumubwire amanukeyo. Kubera iki? Kuko ibyo byose biri bitandukanye no gushaka kw'Imana. Ubwo rero mutangiye kubona yuko abavuga ngo njye nkorera ku musozi ngo w'itangazamakuru, ngo ku musozi w'ubuhanuzi, ngo ku musozi w'ubwa apostolo n'ibiki, ntabwo nzi neza icyo baba bashaka kuvuga, ariko mujye mukoresha amagambo neza, bituma umuntu yumva Bibiliya ku buryo bworoshye. Twongeye tugaruke muri Luka 21:21, aho Yezu avuga ku mperuka. Mwibuke ko mpora babwira ko imperuka ari ukurangira kw'idini, kurangira kwa kiliziya n'iyi, ntabwo ari ukurangira kw'isi y'ibitaka nk'uko dukomeza kubyishyiramo. Bibiliya yandikiwe abari mu mwuka, ntabwo yandikiwe ibitaka cyangwa se ibitwirwa twihambiraho by'ibintu. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungire mu misozi, abazaba bari mu mujyi imbere bazawuvemo, n'abazaba bari ku gasozi ntibazawugarukemo. Ibi ngibi ubwo muraza kumva icyo bivuga. Yudeya, kuko ubwo niyo ndashaka guheraho. Yudeya ubwo ni Abayuda. Ubundi Abayuda ubwo tubibona bwa mbere mu ntangiriro, aho batubwira imiryango 12 ya Isiraheli, abana 12 ba Isiraheli. Tukabibona mu bitabo bikurikiranye kurinda tugera mu byahishuwe. Yuda rero hano ahagarariye kiliziya yose, kuko muri Bibiliya iyo bavuze wewe ni umuhanuzi nk'uko Daniel yabivuze, uba bavuze abahanuzi bose. Ahangaha rero ko bavuze ngo abari muri Yudeya, mumenye yuko bavuze abantu bose bari mu nyigisho za Kristo, cyangwa se mu nyigisho zo gukurikira Imana. Abari muri Yudeya, ariko noneho hano biravuga ku ruhande rutari rwiza, kuko twabonye ko buri jambo rivuga ibintu bibiri. Ahangaha ni ukuvuga ngo abantu bamaze kwikunda, bicaye mu ngeso mbi, abantu batazi ko mugenzi wabo abaho. Abangaba nibo barimo kubwirwa. Ni nayo mpamvu babwira ngo usigayemo, abazaba basigayemo bakifitemo urukundo n'ukuri, bazahungire mu misozi. Twamaze kubona umusozi gusobanura iki? Ni ukuvuga ngo ni uguhungira mu rukundo, ntabwo ari uguhungira ku musozi ureba imbere yawe sinzi na Kanyarira, cyangwa se ari umusozi wa Nyirangarama. Oya, turavuga neza. Iyo tuvuze umusozi hano, mwumva ibyo twavuze hejuru mu byibuke, ni umusozi nk'urukundo. Abazaba basigaye mu rukundo, abazaba basigaye, ni ukuvuga ngo abazaba bararokotse icyo kiza cy'ubukozi bw'ibibi, icyo kiza cy'agasuzuguro, icyo kiza cy'ubwirasi n'ubwibone, abo ngabo bazajye mu misozi, bazajye mu rukundo, bazahungire mu rukundo. Uwo rukundo mu rwego rwo hejuru ni hehe? Ni uguhungira ku Mana. Ibikurikiye bihita binabisobanura. Abazaba bari mu mujyi imbere, mu mujyi ubwo ngubwo hano mu kuvuga ni uwuhe? Ni muri icyo gihe Yezu yavugaga ari uwuhe? Wari Yeruzalemu. Mu mujyi imbere ubwo ngubwo hano turuvuga iki? Ni abari mu nyigisho, kuko umujyi usobanura inyigisho. Ibintu byose biriya n'inyigisho babyitiranya n'umujyi. Ni ukuvuga ngo abazaba bari mu nyigisho zituma, niba inyigisho zituma usuzugura Imana, inyigisho zigatuma usuzugura mugenzi wawe, usuzugura amategeko y'Imana, usuzugura ibintu byose, izo nyigisho zisohokemo. Ngicyo cyo bita gusohoka mu mujyi. N'abazaba bari mu gasozi ntibazawugarukemo. Ahangaha ho biranasobanutse. Ni ukuvuga ngo abari mu rukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wabo, bo ibyo byigishwa muri ayo madini, ibyo bikorwa n'ayo madini cyangwa se nabo babigisha, bagomba kwitandukanya nabyo. Ni ukuvuga ngo ufite amahirwe aracyari mu rukundo, narugumemo. Urimo imbere ubasha kuguhunyeza cyangwa kureba neza, nasohokemo, ahungire ku Mana. Ibyo bamwigisha atangire abishishozeho. Muri make rero ubwo ngubwo mubona ko rimwe na rimwe badusomera ibiriya n'imperuka babitubwira nka byacitse, bigatuma umuntu adashyira n'ubwenge ku gihe.
abashe kumva icyo Imana imubwira, abashe gukora ugushaka kw'Imana. Twongeye turebe rero muri Apocalypse ibyahishuwe 6:14. Ijuru riribumba nk'igitabo bazinze, imisozi yose n'ibirwa bitirimuka mu mwanya wabyo. Ubwo ijuru riribumba nk'igitabo bazinze, aho ngaho ho tuzahagaruka ahubwo tuzatwiga biriya bitabo Imana yagiye ifungura cyangwa se umumarayika yagiye afungura. Ariko noneho hano reka tubanze turebe imisozi yose n'ibirwa bitirimuka mu mwanya wabyo. Aha ngaha ni ukwerekana neza ko abari mu rukundo, ahandi imisozi irimo kuvugana ibintu byose biva ku Mana byose. Bavuga aha ngaha ni ukuvuga ngo kunyeganyega kw'imisozi, kunyeganyega kw'ibirwa, ni uko ibintu biba bivuye mu mwanya wabyo. Ubwo rero hano ni ukongera gutekereza ibintu bishobora gutuma urukundo rw'Imana, ibintu bishobora gutekereza ukuri kw'Imana bishobora kunyeganyega. Ubwo icyo nicyo kibazo tuba tugomba kureba, aho kugira ngo dutekereze imisozi ko izahirima, ahubwo barimo kutubwira ko urukundo ruzahirima, barimo kutubwira ko ukuri kuzahirima. Aha rero ndashaka kubwira abantu batwumva cyangwa se badukurikira ko iyo Bibiliya isomwe nabi, umuntu akaguma ku muryango w'ijambo, mu yandi magambo ku nyuguti, bibyara ubuyobe bwinshi, ndetse rimwe na rimwe abantu bakajya kure y'Imana. Hari benshi bagiye bahungira mu misozi muri iyi minsi, cyangwa se bataye n'akazi kabo. Nk'uko twabibonye hejuru, abo bantu barimo kwibeshya. Imisozi ivugwa muri Bibiliya cyangwa se umusozi bagomba guhungiraho muri Bibiliya, umujyi bagomba guhunga muri Bibiliya, ntaho uhuriye n'ibyo barimo kureba, nta n'ubwo uhuriye n'ibyo barimo kuvuga. Ariko kubera gusoma Bibiliya nabi, ubwo kandi nabumva ntawe natera ibuye, ariko icyo ngicyo ni ikintu gisaba ngo ongera wicare hasi umenye ibyo urimo gusoma icyo bikubwira. Umuntu wese uri mu idini risoma Bibiliya nk'uko inyuguti zibivuga, ni uwo gusabirwa. Nyamara igisekeje nanone ni uko benshi bari muri ayo madini cyangwa se bayisoma uko yanditse, ari abambere bakubwira ko babigezeho, ko bagezeyo. Yewe niyo ugize n'icyo umubwira akubwira ngo haranditswe ngo, gusa ntabwo nzi iyo haranditswe ngo abavuga niba iyo haranditswe ngo iba yamurikiwe. Ariko kandi nicyo nzahora mbabwira, ndashishikariza abantu gukomeza gusoma Bibiliya, kabone naho wasoma ari inyuguti, kuko igihe kizagera ubashe kumva ibanga, ubashe kumva iryo jambo ry'Imana rihishe inyuma yayo, kuko hari ibyo tubona ariko hari n'ibitagaragara. Ibanga rero nta rindi, ni ukwemera ko Imana ishobora kuvuguruza ibyo wishyizemo hafi ya byose, kuko rimwe na rimwe ikibazo tugira ni uko n'Imana ishatse kukubwira wowe uvuga ngo igira wenda biza. Ubwo rero tugerageze kwicisha bugufiya kugira ngo ijambo ry'Imana ridusange. Ubwo rero umaze kumva icyo umusozi usobanura, kuko umusozi usobanura urukundo rw'Imana ndetse n'Imana ubwayo, byatuma wumva Yezu impamvu yasengeraga mu musozi w'imizeti. Ubwo muri Bibiliya y'abarokore handitsemo umusozi wa Elayo, cyangwa se mu gifaransa Mont des Oliviers. Nuko uyu musozi Olivier ubwayo isobanura urukundo, kuko Yezu yajyaga mu musozi w'urukundo, ni ukuvuga ngo ni ugusubiramo mu musozi w'urukundo. Urukundo ni umusozi, akajya no mu musozi w'urukundo, kuko iriya Elayo cyangwa se imizeti bisobanura urukundo. Ubwo nabyo tuzagenda tubigarukaho. Urongera wumva impamvu Imana yagiye ibonekera Moyize cyangwa Musa mu gitabo cya Exode iri ku musozi. Nuko umusozi nanone usobanura urukundo. Imana ntabwo uzayisanga, ubwo ndavuga mu buryo bwo kwigaragaza, naho ngaho igomba kwigaragaza. Urongera nanone usobanukirwa impamvu bakubwira umusozi wa Siyoni, batubwira ko hari abantu baririmbaga indirimbo zo gushimira. Ibyo ngibyo ndabasoma muri Apocalypse 14:1-3, bakubwira ko umwana w'intama agaragara ku musozi wa Siyoni. Iruhande hari abantu benshi barimo baririmba kuri uwo musozi wa Siyoni, baririmbira uwo musozi wa Siyoni. Aha nanone ntabwo baririmbira umusozi cyangwa baririmbira umwana w'intama, ahubwo baba baririmbira Imana, baba baririmba urukundo rw'Imana.
ibi nanone biratuma wumva muri Zakariya 14:45 aho yandika agira ati uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi w'imizeti uteganye na Yerusalemu aherekera mu burasirazuba. Uwo musozi w'imizeti uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba uherekeza uburengerazuba, uhinduka igisiza kinini cyane. Igice kimwe cy'uwo musozi kizashyiguka kigana mu majyaruguru, ikindi kigane mu majyepfo. Nuko muzahungire mu kibaya cy'imisozi yanjye. Aha nanone Imana ituvuga gukungira mu kibaya cy'imisozi yayo ni ikihe? Ni ukuvuga ngo guhungira mu rukundo, mu gushaka urukundo n'ukuri kwayo. Icyo ni icya mbere. Aha ngaha barongera bakubwira ngo uwo munsi azashinga ibirenge byo ku musozi w'imizeti. Aha ngaha ni umunsi iyo bakubwiye ko Imana yashinze ibirenge ku misozi, ari umunsi w'imperuka. Aha rero ni ukwigaragaza kwayo, Imana igaragaye, hakurikiraho urubanza. Uteganye na Yerusalemu ubwo nababwiye ko ari umujyi ukaba usobanura inyigisho zikoreshwa mu idini. Ubu ngaha turacyari mu nyigisho. Aherekera mu burasirazuba, ubwo burasirazuba nabyo tuzabiregeye tuziga amerekezo mu buturo bw'Imana. Ni ukuvuga ngo batweretse umusozi w'imizeti, ni ukuvuga ngo umusozi w'urukundo. Umusozi ubwabyo ni urukundo kuko imizeti nayo ni urukundo. Uteganye na Yerusalemu, icyo uwabonye urukundo akurikizaho ni ikihe? Ni ukumenya n'ukuri cyangwa se kwakira ukuri. Aherekera mu burasirazuba mu buturo bw'Imana. Uwo musozi w'imizeti uzasadukamo kabiri, gusadukamo kabiri cyangwa gucikamo kabiri, ni ukuvuga ngo ni imperuka. Uhereye iburasirazuba werekeye iburengerazuba, ubwo ni ukuvuga ngo ibintu bikajya mu mwanya wabyo ukurikije urukundo cyangwa se ukuri muri ibyo bintu. Uhinduka igisiza kinini cyane, no kuvuga ngo aho wamanutse wageze ku rwego rwo hasi, kuko niba wavuye ku musozi ugakurikizaho agasozi ukarinda ugera aho ugera ku gisiza, urumva ko ibintu biba byadogeye. Igice kimwe cy'uwo musozi kizashyiguka kigana mu majyaruguru, nanjye wama nkajya mu majyaruguru kuko mu majyaruguru ni heza. Ikindi kigana mu majyepfo ubu ni ukuvuga mu kuzimu, ni abazajya ikuzimu. Nuko muzahungire mu kibaya cy'imisozi yanjye. Ni ukuvuga ngo ni ukujya ku gice kirimo imisozi y'Imana, ni amajyaruguru, ni uburasirazuba. Ibyo tuzabigarukaho. Uhoraho, nesha umwijima turimo, kandi uduhe kugukunda wowe jambo ukuri n'ubugingo. Uhoraho, ineza yawe duhoreho, nk'uko amizero yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.